hari ukuntu uba ufite simukadi iriho nimero z'ingenzi cyangwa telefone iriho nimero zawe z'ingenzi z'ibanze ujya ukenera, noneho hazagera igihe wabura telefone cyangwa se wabura iyo simukadi wajya gukoresha swap namba n'ubundi ntuzibone ukazibura burundu. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo ki ugiye kujya usevinga namba zawe kuri email muri cya gihe bakwibye telefone waguze indi nshyashya, uburyo za namba uhita ukora backup yazo, za namba zigahita zigaruka zose ko wari uzifite muri telefone yawe. Ushobora kuba buno buryo wari ubuzi bwo gushyira namba kuri email ariko utazi uburyo ki bazigaruramo, cyangwa se ugasanga ubizi hari namba zimwe ujya ushyiraho ariko hakaba hari izindi zikoranye na telefone, niyo telefone ufite zitari kuri email. Ngiye kukwereka rero uburyo byose babikoramo, uburyo ki babifungura kugira ngo buri namba yose uzajya uregistaringa muri phone yawe izajya ihita iba stored kuri email. Mbere ko dutangira, liking ino video, kanda subscribe nimba utarayikanda, reba kuri ako kabuto kanditseho subscribe, nubona kahari umenye ko utarayikanda. Nugira ikindi kintu ushaka kumenya utwandikire muri comment, tuzakireba muri video zikurikira. Ubushize nari nabigishije uburyo ki bakoresha Google Drive ushaka kubika ibintu byawe kuri email, n'urugero amafoto, amadokima n'ibindi. Iyo video nimara kuyibigisha umuntu mwajya muri comment arambwira ngo njyewe ndashaka kumenya noneho uburyo ki nimero za telefone zo uzibika kuri email mu gihe wayibuze uguze indi ukahita wongera ukazibika. Ku batararebye iyo video y'ukuntu babika ibintu kuri email, urareba ku kantu kaje hejuru byanditseho, ugakoreho ugende urebe iyo video ibikwigisha byose. Ni ibintu by'ingenzi ugomba uba uzakenera mu buzima bwawe. Nk'izi namba tugiye kubika kuri email, niyo hacaho imyaka 50, pfa kuba email ukibuka password yayo ukiyibuka, niyo hacaho imyaka 50 izo namba ziba zizaba zikiriho, kereka ari wowe ufashe umwanzuro wo kuzisiba kuri email. Kuko nk'ubu mwanjye email yanjye iriho namba za mbere nyitunga telefone, natunze telefone bwa mbere muri za 2010. Ubwo rero nawe nibwo buryo ki ujya kujya ubikoramo. Bikorwa bite rero? Hari abantu benshi bajya bibeshya muri ubu buryo bwo kujya gusevinga nimero. Reka mbanze mbibereke byose kugira ngo ubashe no gusobanukirwa. Nk'ubu ngubu iyo uje ahangaha wandikira nimero, reka twandike nimero dushaka duse nk'abayisevinga kuri email. Ni uburyo bwa mbere abantu bakunze gukoresha, ariko nabwo bwagufasha, ariko ubwo ngiye kukwereka ndi bukwereke nyuma nibwo buzajya bugufasha kuko zitazijyaho automatic. Nk'ubu ninjya kuri create ngiye gushyiramo izi nimero, urabona hano handitse ngo save to. Ubwo naho umba kuyisevinga, urabona harimo email yanjye nayishyizemo kugira ngo zizajye zitazijyaho automatic, ariko wowe hariho device cyangwa se phone. Ubwo izo namba ugiye kuzisevinga kuri phone, telefone yawe ufite, cyangwa se kuri simukadi na simu ibirimo. Ubwo nusanga hariho phone cyangwa device, urazuha kandi kuri aka kantu kareba hasi ubikuremo uhita ushyiramo email. Njyewe rero kubera ko email yari isanzwe irimo, urabona ko biranyoroheye. Noneho ukahita ujya gusevinga izina ry'umuntu, n'urugero ni Kalisa, ni mobile phone n'iki, ukahita ubisevinga. Ubu ni uburyo bwa mbere umuntu akoresha. Namba zawe buri kujya kuyisevinga, gihita ucuzingamo hara ngo save to, uhita ushyira kuri email. Ariko reka nkwereke uburyo bikora kuri email yawe, zikazajya zihita zijyaho automatic, utiriwe ujya no gucekinga kuri save to. Buri namba yose usevinze kuri phone yawe ihita ijya kuri email. Buri namba yose ushyize kuri phone yawe ijya kuri email. Uraza kuri email yawe bisanzwe, waba ukoresha application cyangwa se email yo kuri Google Chrome, uzahita ushyiramo email yawe. Nk'ubu njyewe urabona irimo, hita ukanda hano handitse Google Account Manager. Ubwo tugiye kumanaginga Google account yacu ibintu izajya yakira. Noneho uhita scrolling hano hejuru, tuno tuntu two hejuru turiho twa personal info, details, security n'ibindi. Wowe urahita uza hano handitse ngo people and sharing. Noneho umanutse hasi urabona handitse contacts, hariho contact nimero 444 n'izindi ziyongera. Urabona munsi ahanditse contact info saved from interactions, biri turn on, bifunguye on. Kuri wowe kuri yawe biri off, uragenda uhafungure on. Munsi handitse ngo contact info from your device, biri off ku yawe. Uyanjye biri on ariko ku yawe biri off. Ubwo nusanga biri on uraba warabikoze utabizi, hita ubifungura. Numara kuhafungura urebe uko biba bimeze. Barahita bakujyana muri telefone yawe bakwereke contact zose ziri kuri telefone yawe. None wowe icyo uri bukore uri importingamo izo ushaka.
hano urabanza ugafungura, urabona kuri wowe karafunze, hano handitse ngo save contact info from signed in device. Ubwo ni za contact ziri kuri phone yawe no ku masimukadi na he, kara kantu uhita ugafungura. Iyo wagafunguye cya gihe uzajya gusevinga, cya gihe namba yawe uyanditse, namba y'umuntu uyandika ujye kuyisevinga, automatic bizajya bihita bijya kuri ino email. Wowe tugeranya ahangaha kuri ino video kuri uyu munota tukiri kugendana 5/5, jya muri comment unyandikire ngo turi kumwe 5/5. Njye bashaka kumenya umubare w'abantu nigishije ku munsi, kumenya ngo uyu muntu namwigishije twajyanaga 5/5. Noneho ikintu ukora turiya tuntu twose uraza ukadutaninga on, ni ukuvuga ngo ubuhaye uburenganzira email yawe kugira ngo izajye ifata za nimero zawe zo muri telefone. Ndizera ko rero ubwo tuno tu feature twombi mwadufunguye, yaba ko hasi kuri contact zawe ziturutse muri telefone mwagiye mukahita muhataninga on, abasanze hari turned on, noneho naka ko hejuru nako ukagataninga on, abasanze biri turned off. Ubwo urajya muri comment umbwire nimba wasanze biri byari bifunze cyangwa se bifunguye. Nimba byari bifunze uhita ubifungura. Noneho hari igihugu ufite nimero zo tigeze usavinga kuri email, zo wasavinze kuri telefone yawe, ushaka kuhita uzishyira kuki, ushaka kuhita uzishyira kuri email kugira ngo uzajye ukora backup yazo zigaruke. Uhita ukora hano hejuru kuri contact. Ukanze kuri contact bihita bikujyana kuri za contact zose ufite muri telefone, yaba izisavinze kuri sim card, yaba izisavinze kuri telefone, yaba n'izisavinze kuri email, zose bahita baziguhereza uko zifite muri telefone. Dore urabona ngiye muri telefone yanjye mfitemo contact zingahe 440. Urabona hejuru hari akantu ka download na ka print, byose ushobora kubikenera ukeneye kuzidownloadinga kugira uzibike kuri indi external device cyangwa se ukeneye kuziprintinga, byose birashoboka. Noneho iyo ushaka gushyiraho izi contact, muri izi contact iyo hariyo utashyize kuri email ushaka kwishyiraho, uraza ukajya kuri create, warangiza kuri aka kantu ko guteranya ukajya kuri create, warangiza izo contact ukazishyiramo, cyangwa se ukaza hano hirya kuri setting ukahita uza hano handitse import, ukahita importingamo izo namba zikahita ziva kuri sim card zikajya kuri email. Ariko uhitamo uburenganzira bw'ibyo ugomba gukora. Nimba ari ukuzikura kuri sim card zikavaho zikisiba kuri sim card zikajya kuri email gusa, cyangwa se nimba ari ukuzikura kuri sim card zikajya kuri email no kuri sim card zikagumaho, no burenganzira ni wowe gutanga. Wowe rero ino video nimba igufashije, jya muri comment umbwira ngo video yamfashije. Nimba ubikoze bigakunda, ubye muri comment umbwira ngo nabikoze byakunze kugeza kuri uyu munota. Kamfate uyu mwanya rero nshimire wowe ubashije kureba ino video ikagira ikigufasha. Nifuje gukora video noya kugira ngo itaza kurambira abantu, kuko nabonye abantu banjye benshi bino bintu murabikeneye, bizajya bibafasha mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu nifuje gukora video ngufiya kugira ngo mbashe gutanga ubufasha kuri abo bantu babikeneye. Icyo nagusaba rero nanjye nk'ubufasha, ndagusaba nimba ino video igufashije koko ukabona iragufashije, nta kindi kiguzi musabye usibye gusharinga ino video byibuza abandi bantu nka 5 bakabimenya, nabo bakabasha kuba babimenya. Kanda kuri share, usharing ino video, yaba ari muri group ya WhatsApp, yaba ari kuri Facebook, yaba ari kuri TikTok, ahariho hose wayisharinga. Imana iguhe umugisha, tubashe kuzamura bino bintu byacu, tubashe kumenyekanisha ino YouTube channel kugira n'abandi bantu batazi aho turi kwigishiriza baze bahamenye. Nabigishije uburyo kinkoramo zino video, uburyo nzirecordinga n'uburyo nzikoramo, ariko nabonye abantu bose, abantu nabyigishije hafi ya bose basigaye bandusha views, sinzi ukuntu byagenze. Ndegenge nkeka ko wenda video zanjye zishobora kuba zitakibafasha nka mbere. Niyo mpamvu buri gihe nsigaye mbisabira muri comment kumbwira nimba video yagufashije kugira ngo ndebe aho bipfire. Hari igihe mba ni blaming mvuga ko video zanjye zishobora kuba zitakibafasha nka mbere, kuko nk'uko ndi kubikora muri telefone yanjye, sinzi ukuntu muri telefone yawe wowe uba uri kubikora, ugasanga ari cyo gituma wenda bigenda gutyo. Niyo mpamvu rero mba nshaka kumenya aho bipfira kugira ngo umuntu ahakosore. Ikindi nkakeka ko abantu bitewe n'ukuntu uko nabigishije ko nkoramo zino content n'ubundi bazikora nk'uko mbikora 100%, bikaba nk'abanyeka ko abantu bangiye ahubwo bahise bimukira aho ngaho bakeka ko ariho ndi. Nabyo ni ugukeka. Ikindi cya gatatu, akaba wenda nakibahereza quality nk'izo nabaherezaga mbere. Mumbwire muri comment ukuntu byagenze, aho biri gupfira, ikiri kubitera byose, nanjye
nzagikosora mu minsi iri imbere. Thank you so much. Nizere ko utazongera kubura contact zawe ngo nuko wabuze telefone, ngo nuko wakoresheje swap. Contact zawe zizajya zita zigaruka. Duhure muri video igiye gukurikiraho. Amahoro y'Imana akomeze kubana na buri umwe wese ugejeje ino video ahangaha. Thank you so much.